Dore ibintu bitanu wakora umukobwa ukubonye uwo ari we wese agahita agukunda bidasabye ngo umuterete. Mbahaye ikaze, njye nitwa Sharifu. Mbahaye ikaze hano kuri Sharifu TV. Niba ari ubwa mbere uhakoze kanda subscribe, niba wari usanzwe uhari kanda like. Dukomeze kumva bino bintu bitanu. Ikintu cya mbere ni ikihe? Icya mbere, abakobwa bakunda umusore cyangwa se mu mboni zabo haba harimo umusore wigirira icyizere, confidence. Wibuke neza aka kantu, confidence ntabwo ari ukwibonekeza, oya. Ntabwo ari ukwigira ikibonsa babone ko wateruye ibyuma, oya. Ntabwo ari ukwigira interamenya byose wigira umuntu uzi ibintu byose, oya. Confidence ni ukugaragara nk'umuntu wifitiye icyizere, ntugaragare nk'umuntu ufite ubwoba cyangwa ufite amasoni. Abakobwa banga umuhungu ukora ibyo bintu, ugaragara nk'umuntu ufite ubwoba cyangwa ufite amasoni. Ni ikintu cya mbere ushobora gukora buri mukobwa wese ukubonye akagukunda bidasabye ngo umuterete. Icya mbere, igirire confidence, igirire icyizere, ntuhagarare wumve ko wemeye kandi niwe wumve ko wigana. Buri muntu wese akunda ajya abona ko ufite inshingano. Reka tujye no ku cya kabiri. Icya kabiri, abakobwa bose bakunda umuntu n'imboni zabo, umuntu ugaragara nk'aho ufite ahazaza. Ugomba kuba ugaragara nk'uko ufite ahazaza. Abantu bose bagira ahazaza, ariko hari uwo ubona ukabona neza ko afite intego. Abakobwa bakunda umuntu ufite intego mu buzima. Niba uri umusore cyangwa ukaba uri umutipe wihagazeho, abakobwa bazakugwanira cyane kuko bazaba babona ko ufite intego mu buzima. Bazajya bagukunda bidasabye kubatereta. Ati kubera iki? Ni ukubera ko abakobwa bakunda abantu bafite intego mu buzima. Ushobora gutekereza ko nkubeshye, ariko oya, reka mbikwereke. Mu binyejana bya kera, buri mukobwa wese yumvaga umuntu ufite imbaraga, umuntu ufite ubushobozi ariwe uzamushaka. Byerekanaga ko buri wese mu bakobwa bakunda umuntu ufite intego mu buzima. Bivuge ko nawe iyo ugaragara nk'umuntu ufite intego mu buzima, ibyo bizagukururira abakobwa benshi kugukunda, kandi nabo bagukunde mu buryo batakubizi, bisangira bari kugukunda cyane. Reka dukomeze ku cya gatatu. Icya gatatu, kuvuga make. Niba uri kumwe n'umukobwa, irinde kuvuga cyane, wirinde kwiyasamishwa cyangwa se uvuga amagambo menshi cyane, oya. Vuga amagambo make abona ko uri umuntu wihagazeho kandi uri umuntu ushobotse. Nuvuga amagambo make bizakorohera cyane, azahita abona ko uri umuntu ufite icyerekezo. Nuvuga make azagira amatsiko menshi yo kukubwira, yo kukwakira ndetse no kukuvugisha. Niyo mpamvu niba ushaka kwigarurira umukobwa, ntuzamubwire amagambo menshi. Reka dukomeze ku cya kane. Ikintu cya kane, niba ushaka abakobwa bajya bagukunda, byubahe igihe gito. Nujya kuganiriza umukobwa cyangwa ukaba ugiye kuganiriza nka sheri wawe, muhe igihe gitoya. Ntukajye umuganiriza kugira naho ubura icyo uvuga cyangwa usubiramo ibyo wavuze, oya. Jya umuganiriza gake, uhita umureka. Iyo uhise umureka, aba agikeneye kongera kukuvugisha, aba agifite amatsiko yawe. Aba uri umukobwa, ari umuhungu uri confiance. Iyo abona ko uri umuhungu uri confiance, atangira kugukunda cyane, agukunda cyane. N'inshuti zawe nuhura n'umukobwa, ntuzigere umuganiriza amagambo menshi. Jya umwereka ko uri confiance.
Your confidence abakobwa bagukunda cyane kuko bakunda umuntu wihagararaho, ntabwo bakunda umuhungu w'umwasama cyangwa ufite ibigambo byinshi wagira ni umusazi. Oya, bakunda umuhungu uri confidence. Reka tujye ku cya gatanu aricyo rutura, kigoye kukibona kandi kigoye cyane, ariko hari uburyo ndakubwiramo bizajya bikorohera ko nawe ukibona bitagusabye kuba ugifite. Ikintu cya gatanu nicyo rutura, abakobwa bakunda umuntu ufite amafaranga. Abakobwa bakunda umuntu ufite amafaranga. Ushobora kumva nk'ibisekeje ariko niyo kamere yabo, bakunda umuntu ufite amafaranga cyangwa se bakunda umuntu wihagazeho ufite bya mirenge. Rero kugira ubegukane ugomba guhora ugaragara neza, niyo waba utayafite ugomba kwiga kuvuga nk'abakire. Niba uri kumwe n'umukobwa uvuga nk'abanyamafaranga, mupanga diro nk'umunyamafaranga, bivuge ko niyo waba utayafite ariko ukajya kuvuga ibintu by'abantu bagira amafaranga mu buryo bworoshye bitari ibyo kwiyemera, bizakorohera kandi bizagufasha, bizatuma agukunda cyane nawe mu buryo atazi yumva aragukunze. Niba ushaka kwigarurira umutima w'umukobwa cyangwa w'igitsina gore, ujye ubusutwa cyangwa ngo umubeshye. Oya, abakobwa bakunda umuntu babwiza ukuri. Iyo ubabwiza ukuri birakorohera cyane. Niyo mpamvu nawe niba ushaka ko bikorohera, icyo kintu uzakigendereho. Mwabanaga nanjye Sharifu hano kuri Sharifu TV. Niba ari ubwa mbere wari uhageze kandi subscribe, dukomezanye mu bindi biganiro.